Muraho mwese ni kuri Eugenie family, amazina ni Imana Eugenie. Tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mbere yo kuryumva reka tubanze dusenge. Turagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye buryo uri Imana ikiranuka, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Muri kano kanya twishyize imbere, tuyoborwe nawe, ijambo ryawe tugiye kwiga, umwuka wera ridusobanurire mu izina rya Yesu. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo Ninde uhirwa. Ese ninde uhirwaho? Zaburi ya mbere. Turera ku murongo wa mbere, tugeze ku murongo wa 4, ariko ushatse wageza no ku murongo wa 6. Baratubwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Ku murongo wa 5 ntabwo turi bugereho cyane, ko tubwira ko ababi bazatsindwa mu iteraniro ry'abera. Nyuma yo gusoma Zaburi, hari amagambo meza ari mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana, ku ndirimbo y'174. Akenshi iyo umuntu aririmba bari no gusenga, ni ukuvuga ngo indirimbo ziba ari nziza cyane ku muntu, ariko hari ukuntu umuntu asoma amagambo y'indirimbo nayo akamukomeza. Hari uyu muririmbyi nawe yatangiye avuga ati hahirwa ufite ibyiringiro bishyitse akiri mu miruho y'isi, bimukomeza agatsinda ibishuko by'umwanzi, bimukomeza agatsinda ibishuko n'amakuba menshi. Nibyo bitwibutsa iby'uburuhukiro, aho abakiranutsi bazaba, bakibanira n'inshuti ubudatandukana, bakibanira n'inshuti ntibatandukane. Ni igihugu kitarangwa mu icyaha, aho ibishuko bitazagera, ni naho ibyishimo bitazagira impinduka, niho ibyishimo bitazongera kugira kirogoya. Nta n'umwe uzahabogoreza amarira, ntabwo urupfu ruzahahangara. Abaturage baho baziberaho iteka, abaturage baho bazamera nk'abamarayika. Icyaduha igihe kikihuta bwangu, tukabona umukiza wacu aje, akatujyana muri cya gihugu cy'ibyiza, akatugezaho tuzibanira n'umukiza wacu. Haleluya! Tumaze kumva amagambo meza y'indirimbo, twasomye Zaburi, twabonye abantu bahirwa, ariko uyu muririmbyi yari yuzuye umwuka wera. Icyamuha igihe natwe muri uyu mwanya twifuza, icyaduha igihe kikihuta vuba, tukibanira n'umwami wacu ubudatandukana. Ariko hari umuntu uhirwa, ni wa muntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ngo ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye akayibwira amanywa nijoro. Imana iduhe kugira ngo tujye tubana nayo amanywa ijoro, igihe cyacu cyose tujye tuba turi kumwe n'Imana. Ese ko avuga Zaburi, Dawidi niwe wanditse Zaburi, avuga ati ntihakagire umuntu uhagarara mu nzira y'abanyabyaha. Ese ko twebwe ahubwo ari twe banyabyaha? Ahubwo ni ukuvuga ngo ibyaha dutandukane nabyo, twibanire n'umwami wacu ubutazatandukana, tubane nawe amanywa nijoro. Ibyo dukora byose Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu.